mu cyumba cyita ku bana bavutse batagejeje igihe cyangwa bavukanye ibiro bike hifashishijwe imashini zizwi nka kuveze ndetse n'izindi mashini, abaganga barimo gufasha abana guhumeka, kurya no kubaho binyuze mu mashini kugeza bagejeje igihe cyo kubaho nk'abandi bana. Abaganga bo mu bitaro by'akarere bya Kabutare ndetse no mu bitaro bya Kaminuza y'u Rwanda CHUB barasobanura uko bifashisha ikoranabuhanga mu guha ubuzima impinja zavukanye ibibazo. Nk'umwana wavutse atujuje amezi 9 tuhita aba prematire, hari tubashyira ku mwuka tukabashyira ku bikoresho bitewe n'imiti runaka bitewe na kategori cyangwa se urwego arimo, hanyuma bashobora kumara hagati y'imisi 5 n'irindwi, cyangwa se avuka ari munsi y'ibiro 2500 akashobora kuba yamara ibyumweru 3 cyangwa ukwezi. Uko mwabibonye harimo ibikoresho bishobora gutuma bano bana tubafasha mu rwego rwo kubakurikirana isaha ku yindi, kuko bare n'abana bashobora kugira baba bafite ibibazo mu bice byinshi by'umubiri wabo. Iyi serivisi itangirwa kuri mituweli hirya no hino mu bitaro byo mu gihugu ishimwa n'ababyeyi. Jye nabyaye impanga zifite amezi 7, ariko muri aka kanya ndabona zimeze neza nta kibazo zifite. Baduhaye imetso tubahekamo mu gatuza, batwigisha uburyo tubaheka, babaha imiti yose ishoboka, babaha za kafeine zibakangura ubwonko, baduha ingofero zibarinda imbeho mu mutwe. Rwose muri serivisi ya neonatology turabona nta kibazo birakwiye. Jewe nagize ikibazo cy'umuvuduko uri hejuru, hanyuma nyine biba ngombwa ko banandukanya n'umwana kugira ngo twese tubeho. Aho leta yongereye ibikoresho ikagira n'abaganga badufasha, ibintu byagenze neza, abana nyine bari gukurikiranwa neza. Ifasha abana cyane kuko abenshi ntago bapfa pe, havuka abana benshi batageze, ariko turashima leta y'u Rwanda kuba twarabashije kuba yarabashije kuduhanewe. Abana bacu baraho barakura neza, turi hafi gusezererwa. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu bana bari hagati y'ibihumbi 37 n'ibihumbi 40 bavuka buri mwaka mu Rwanda, 10 bavuka batagejeje igihe. Inzobere mu kuvura abana mu bitaro bya CHUB Dr Anani Fizi hari inama agira ababyeyi. Bimwe muri byo ababyeyi bagomba kumenya nuko igihe cyose umubyeyi yakumva atangiye kubabara mu nda cyangwa se ikintu cyerekana ko atangiye kujya mu bise, ibyo ni ibimenyetso umubyeyi ashobora kuba yakwihutira kujya kwa muganga bakaba bamufasha. Ikindi kintu wenda gishobora kugaragara cyangwa se kigaragara ku babyeyi ni ukubona arimo kuvira ku nda. Aramutse agerageje abonye ikimenyetso cy'uko avira ku nda akaba yakwihutira kwa muganga. Ibindi bishoboka ni igihe ari cyo cyose umubyeyi ashobora kuba atumva umwana atembera mu nda cyangwa se yinyegambura cyangwa se akina mu nda, uko dukunze kubyita. Icyo gihe byitwa ko umubyeyi agomba kwihutira kujya kwa muganga bakaba bamufasha. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr Iva Butera avuga ko mu gukomeza guhangana n'impfu zibasiraga abana, leta y'u Rwanda yongereye ibikoresho bigezweho ndetse n'abaganga mu bitaro hirya no hino mu gihugu. Umusaruro mwiza ugaragara w'abana bavuka batagejeje igihe, aho wasangaga akenshi twarababuraga, ariko kubera abaganga bagenda baboneka, ikoranabuhanga n'ibikoresho, umwana uvutse atagejeje igihe ndetse n'abana bavuka barwaye cyangwa barembye tubasha kubitaho kugira ngo babashe kubaho. Tumaze kubona ingero nyinshi. Leta y'u Rwanda ifite intego yo kugabanya impfu z'ababyeyi n'abana ku kigero cya 50% mu mwaka w'2050. Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abana bangana na 45% bapfa bari munsi y'imyaka 5 baba baravutse batagejeje igihe. Imibare ya OMS igaragaza ko umwana umwe mu bana 10 bavutse ku isi avuka atagejeje igihe. Robert Byiringiro, mu Ntara